Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Umugore w'imyaka 28 yemeye gucibwa ukuguru kugira ngo arokore umwana yari atwite. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe mwene baho umugisha. Catherine Osborne yavuze inkuru ishimishije y'ukuntu yagombaga gucibwa ukuguru kugira ngo ahe umwana w'amahirwe yo kubaho. Ku nshuro ya gatatu Catherine w'imyaka 28 bamusanganye kanseri, ariko nanone yari atwite inda y'amezi 4 nubwo atarabizi. Nyuma yo gukorerwa MRI abaganga bamubwiye ko afite amahitamo abiri, ari yo gukuramo inda kugira ngo atangire imiti ya chemotherapy cyangwa se kwemera gucibwa ukuguru akamurokora. Nyuma y'umunsi umwe gusa Catherine amaze kubitekerezaho yahisemo ko bamuca ukuguru kw'iburyo kugira ngo akuremo kanseri y'amagufwa. Kumubaga byagenze neza kandi Catherine yibarutse umwana we Aida May nyuma y'ibyumweru 8 abazwe. Catherine agira ati nishimiye ko nafashe icyemezo cyo gutakaza ukuguru kwanjye kuko byamaye umwana w'umukobwa. Iyo naba naraciye ukuguru icyo gihe nari kubura umwana wanjye kandi ngafata n'imiti byashobokaga kudashobora no kunyiza ukuguru kwanjye nyuma. Ntabwo nari kubona umwana wanjye iyo nabikora, ibyo rero byari bikwiye. Uyu mubyeyi w'abana 3 bamusuzumye bwa mbere kanseri afite imyaka 11 gusa nyuma yo kubabara ukuguru kw'iburyo muri 2005. Catherine yatewe chemotherapy nyuma yo gusanganwa kanseri y'amagufwa kandi igice kinini cy'ivi cyakuweho, hanyuma n'inkoni 2 z'icyuma zinjizwa mu kuguru. Uyu mugore yamenye ko atwite ubwo yari amaze gusanganwa kanseri, ahitamo ko bamuca ukuguru kugira ngo abyare umwana w'umukobwa yifuzaga, dore ko yari afite abahungu 2. Uyu mudamu yagize guhitamo kwiza, no kuri no guhitamo buri mudamu wese ufite ubumuntu ndetse n'urukundo yakagombye kugira. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.